Shalom, hawe ikaze kuri uyu munsi wa 229 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Twongeye gutezwa intambwe nshya nanone. Yishimiremo, yinezererwemo, yagukiremo, yihimbarizemo Imana, yibibiremo imbuto, yitangiremo ishimwe ryawe kuko ni amahirwe adasanzwe umwami aguhaye. Uyu munsi rero umutaka twugamyemo uravuga ngo menya urwo rukundo urarushaho gukunda. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 19, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Icyambere dufite uyu munsi, inshinga kumenya irongeye iragarutse. Kuki tugomba kumenya ingano cyangwa se kwaguka k'uru rukundo? Nuko kimwe mu mikoro dufite ikomeye twasigiwe na Yesu Kristo, nta wundi mwenda yadusigiye kugira uretse gukunda abandi. And people are struggling to love day and night. Ndetse n'ibikomere bikomereye imitima y'abantu bagendana byabuze cyomora, bitagira umuti n'urukingo, bimaze imyaka mu mitima y'abantu, nibyo batewe n'abo bakunze. Ibikomere bifitanye isano n'urukundo ni byinshi mu mitima y'abantu. Impamvu abantu gukunda bibananira, bikaba binari kubagora, umuntu wese ugasanga kumubwira ngo kunda uyu n'uyu, mukunde gutya, mukunde ntacyo witayeho, mukunde ntacyo mwatse, mukunde ntacyo mwitezeho, ku buryo byageze ku rwego bisa nkaho nta rukundo rw'ubuntu ruhari. Bisaba ko kwanga umuntu agukunde hari icyo agomba kuba ari bwunguke nawe kugira ngo umukunde, bigasaba ko bimera nkaho hari ikintu muguranye, ku buryo atagukunda kuko agomba kugukunda, ahubwo agukunda kubw'impamvu y'ikindi kintu. Nuko ubu bimeze. Ariko impamvu hari uyu mwuka mubi w'urukundo rupfuye gutyo, nuko abantu kugeza na n'ubu batarakundwa. Kuko impamvu umuntu aba hatyo nuko nawe afite igikomere kitomowe, nuko nawe adafite umukunda, nuko nawe atazi icyanga cy'urukundo, nuko nawe atazi ngo kwitabwaho mu rukundo bimeze gute. Ariko uyu munsi Bibiliya yatubwiye ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Uruzi bingana iki? Yaragukunze agera ubwapfa. Ese ntabwo tureke izo nkuru usoma muri Bibiliya, ushobora wenda kutazizera cyane sinzi, ariko n'ubu ngubu mu buzima bwawe bwa buri munsi, igitondo ubyuka, igicuku wicura, ukicura kuriya, ntawe ugukozeho ngo wibambure, umwuka uhumeka, ayo mahoro ufite, uko kuntu urya bigakunda, amanywa nijoro ukagenda ubona utuntu twisubiramo. Ese ubu nta tuntu urabona tukwemeza kugira neza kwe? Si ngombwa ibintu binini cyane, ntabwo ari ngombwa ibintu wajya kuratira abantu. Hari ibihari, hari ibimenyetso bihari bibitse mu nguni z'umutima wawe bigomba kukwemeza urukundo rwa Kristo. Mana we, rukagusaga rukakuzuramo. Impamvu rero binaniye abantu, ntabwo baramenya ko bakunzwe. Ariko numara kumenya ko wakunzwe, ugahabwa affection n'umuntu ukomeye cyane witwa Kristo, uzamenya gutanga urukundo. Impamvu binaniye abantu gutanga urukundo nuko ntarwo bafite. Kugeza na n'ubu barakunzwe ariko they still cannot recognize it. Barakunzwe ariko ntibarabimenya. Kuba batarabimenya rero biratuma babura ikintu kandi bagifite, bitume nanone babura icyo batanga, kuko umuntu atanga icyo afite. Nimba nta rukundo wahawe, ntacyo ufite cyo gutanga ku bijyanye n'urukundo.
ariko dore Yesu Kristo ni isoko y'imirimo myiza muri wowe, imirimo myiza aho ugenda, imirimo myiza aho ukorera. Nk'uko yuzuye urukundo, akira nawe kuba igiti gishibukwaho n'ubwo bwoko bw'imbuto. Akira nawe kugira akanwa gasohokamo amagambo y'imbuto z'urukundo. Akira nawe kugira umutima udacumbikira agatekerezo kose kazana komenti mbi ku muntu uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose. Urukundo rugomba kubabarira rukanihangana. Urakoze Kristo kubw'ubuntu bwawe. Ntushimwe kandi wogere hose. Niwe dusabye twizeye. Amen.